Kagame nawe ni umwanzi wa mbere sasa kuba sasa hivi rais umusize na Kagame yamukubita urushi barwana ni umwanzi wa mbere wa Kagame. Rais nta kintu cyiza avuga kuri Kagame sasa hivi. Mbere baramubeshaga Charles Kambanda nyemera ngwenda n'ikirimo akabazo gato magingo yani ko bimeze ariko usubire n'inyuma mu gihe cy'intambara rais implication ye kuri RPF mu karere none turebe n'ibibazo biri muri ni article narayisomye inshuro zirenga 3 kubera iki New York Times igarura biriya bibazo ariko ubona akaboko ka rais kandi kira gihe yakoranaga na Kaga kandi mu nyungu za Amerika. Yes, kiriya gihe buriya abanyamerika nabo ni abana beza abenshi bo mu gushaka gufata kariya karere biranashoboka ko batasabwa ayo maraso yose kandi nanone Kagame yarabimenye bamwe bimwe mu bisuma bakorana byo bishaka amaraso no kwiba ariko ntabari ko abazungu bose babishaka gutyo. None Kagame mu gihe yamenaga amaraso agakorana na biriya bisuma kubesha abanyamerika ntabari bamena amaraso. Niwe za theory za genocide zatangiriye ibintu bimeze gutyo kugira ngo ayishe amaraso ye kugira ngo abanyamerika cyangwa abazungu bamukunde. Kubera abazungu benshi iyo tangiye kujyana ibintu by'amaraso baba shocked cyane. Sasa Susan Rice ari mu bantu baguye mu mutego wa Kagame bwa mbere. Nawe yari yazi ubugizi bwa nawe bwa Kagame yabumenye nyuma kandi amaze kubumenya kimwe mu mikoro y'abanyamerika cyane cyane aberabura baba aggressive bakamuvinga aggressive muri sense y'Icyongereza cy'abanyamerika kubera aggressive muri sense y'Icyongereza cy'Abongereza mine negative ariko mu bongere muri Amerika aggressive ni positive. Sasa ndi kuvuga aggressive muri positive sense y'Abanyamerika y'Icyongereza cy'Abanyamerika. Sasa ni rais kimwe n'aberabura benshi bari aggressive mu buzima iyo babonye ikintu ntabwo ushobora kufunika kubagira ku munwa. Sasa ni rais amaze aho amenyereye Kagame neza nta chance n'imwe yatakaje yo gukubita Kagame kandi n'ubu rais ndabizi ko ari mu bantu bakubita Kagame neza kuba Kagame ageze kuri level yo kujya mu mwobo ntugire ngo ibi bintu birikora. Hari abantu bamukubita kandi mu bantu bamukubita harimo na rais Susan. So icyo nicyo nashakaga ko abantu yanda benshi bajya bebesha kuri Susan Rice. Na Kagame arabizi Susan Rice abaye vice president kubera Susan Rice nabavugirwamo Susan Rice nabavugirwamo Hillary Clinton ntabashobora kumuvugiramo hoya aho yamukubita urushi Susan Rice nabaya kina kandi yakunda nakayoga yamwita asize mwaka rawuri akajya cyo yakanyura mu mudirishya so sasa nuko bimeze kuri rais situation kemeze nta kuntu yashobora kuba vice president muri umusaza yashobora kumutora rais kubera ko niwe twubakiye ikibazo cyangwa ikiganiro usanga nyine bavuga bati nawe afite ibiganza byuzuye amaraso kandi impamvu babivuga bihera iwacu ku byatubayeho kuva muri 90 tukavuga intambara y'94 genocide tukavuga Congo duhere kuri article ko yanditswe nyine na New York Times ntabwo tubivuga ariko twabivuze ariko none ugasanga wenda ni reflection kugira ngo abantu batekereze n'uburyo politiki ikora na diplomasi ikora. Nta mwanzuro muri politiki nta mwanzuro iteka ryose ahubwo ureba inyungu zawe impamvu uba ugomba ureba uko politiki yateye imbere no kugira ngo ubone uwo mukorana kugira ngo mutere imbere. Kubera iki abanyarwanda uzumva basubira inyuma bati twagambaniwe na Amerika twagambaniwe na baba rais twagambaniwe n'Abongereza kugambana no gutsindwa n'urugamba
sinzi wenda niba aricyo babivugaho kugira ngo ufashe abateze amatwi baba banakora politiki kwivanamo imyumvire ngo twaragambaniwe twaratsinzwe baratugambaniye. Ibi bihugu by'abazungu bifite inyungu zabyo ziharanira, iyo babona ko mwakorana murakorana, niyo babona ko bagomba kugura bagukuraho. Ubu se navuga ko mu butu yahungaga avuga ati mwarangambaniye, cyangwa aravuze ati igihe cyo kumuraho kirageze. Ibyo batubwiye kuri Kaga ubazavuga ati barangambaniye, cyangwa baravuze bati igihe cyo kumuraho kirageze. Abanyarwanda nabo ndagira ngo batekereze, wenda udufashe bumve mu myemerere yabo ko politike ihinduka atari ya yindi, kuvuga ngo twaragambaniwe. Bajye bavuga bati ngo twakora iki kugira ngo natwe twisubize ubutegetsi, twagenda dutenda diplomasi uko irimo kwevovinga, twareba dute amatora agiye kuza kugira ngo twidemarike, kuruta kumva bakiri mu bintu bya 1994 twaragambaniwe. Charles Kambanda, erega nuko abantu buri gihe tuba dushakisha igisubizo cyoroshye ku bibazo bikomeye. Ariko nshaka kuba abantu urugero. Nshaka ko mufata Mugambage, uriya ambassador wa Uganda. Mufate Cyaze muri Uganda. Mufate Rudasingwa. Abo nibo bantu bagiraga bashaka amafaranga muri no kugenda bavugana na za leta. Aba bantu baramusaba kugira icyizere bakakubwira bazakubwira ko Abanyamerika ntabo babasapotingaga. Yewe Abafaransa bageze gufata Kaga bakamufunga mu Bufaransa. Abanyamerika Abafaransa kiriya gihe bavugaga ati Abatutsi n'abakomunisite. Mwibuke ko kiriya gihe twari tukiva muri Cold War. None ubu iyo background tuyigire, urwango bari bafitiye FPR n'Abatutsi muri rusange byahindutse gute ubushuti? Noneho abantu bamwe bavuga ngo Abanyamerika n'Abatutsi. Ku mpande zombi hari abahutu bavuga ngo Abanyamerika ngo n'Abatutsi, n'Abatutsi bavuga ngo Abanyamerika ni bene bacu n'abega n'Abatutsi nabo. Ariko bakibagirwa ejo bundi sasa byahindutse gute? Of course birumvikana Amerika yari ifite intere. Mwibuke ko Amerika ntabwo yari igihangange ericyo mu gihe imbere ya Cold War hariya Abanyamerika banze gufungura ngo bafate aho abandi bazungu bari bafashe. Amerika ntawe yari ifitemo uduke muri Afurika, mu bukire bwa Afurika. So bategereje ngo Cold War irangire bamanuke muri Afurika bafate. Bo Abanyamerika barebaga ati oil turayifite, oil dushobora dufite nini, ariko babonaga aya mabuye ya Kongo. Noneho Kongo bakaba bashaka kwinjira muri Kongo, bakibaza ati ske noneho kuko dynamics ziri kugirwa muri kariya karere ese kandi aba basore tubona bafite n'ingufu, ariko Museveni yabishingiye bamaze kwinjira. Noneho twabinjiramo gute, twabangira na gute bakadufasha kugira ku byo dushaka. Ikintu noneho aho byapfiriye ku bazungu ntabo bamenye Kagame icyo aricyo. Bakomeje kubera area strategy yabo bari bafite yo kwinjira muri Kongo. Kaga yaratushije ngufu ubwenge. Abo nabo bamaze kuza gutera igitero cyose baje mu nyungu zabo, yahise ya-identifya ibisambo. Ibisambo akabyegera cyane, noneho nabyo bifite nyungu zabyo, bikamufasha kukavaringa za information aho bundi ari amaleta yakagombye kuba yari afite, ariko bakayikavaringa ku buryo sasa hivi hano njewe hari umuntu nari bwabwire title ye ikomeye cyane. Twageze kuganya akambwira ati mu izina ry'Imana ntabwo nari nzi ko ibi bintu FPR yabikoze. Njewe nabimenye akanambwira igihe yabimenyeye, ntacyo bari bazi.
abantu bafite n'ikintu bebesha. Abantu muri kariya karere bumva ko abanyamerika ari abahanga cyane ngo bazi isi yose. Wapi? Afrika bayifata nka abenshi bayifata nkaho ari igihugu kimwe. Ntabwo bafite za information za ndani za details. So Rice uko namubonye, uko mubona mu mutima we n'ukuntu afite ubabare kuba FPR yishe abantu kuriya kandi gikomeza kwica. Susan Rice ntabi yari yazi. Susan Rice wamufata nk'abarizinde bande bamurana bari bazi ko bari gukorana n'ibirura. Wamufata nk'abo babandi bagiye bagunga bamupenzi bande bagiye bahunga FPR bavuga bati amaso yarafunguse nkabona ubugizi bwa nabi w'aba bantu nkavuga ati singiye kuzakomeza nabo. So ibintu abantu bibwira ko bavuga ngo bakashaka kuvictimizinga abandi ngo nibo batumye tugira ibibazo. Ngewe ikibazo abagambaniye abanyarwanda ba mbere ntwewe abanyarwanda. Uwo mucyo wacu ntabo bindeba paka bingezeho niwo wa mbere. Umucyo wacu wo kumva ko iyo mfite imbaraga ngombe gukandamiza abandi, uwo niwo mucyo wahemukiye abanyarwanda. Umucyo wacu wo kumva ko undi muntu aba afite uburenganzira ningewe bumuha, uwo niwo mucyo wagambaniye abanyarwanda. Uwo mucyo wo kutubaha abandi, kumva ko tugomba gutekereza uko wowe utekereza. N'abanyarwanda bangaye bihanganira umuntu utatekereza ko batekereza? Ni bake cyane. Uwo niwo mucyo wagambaniye abanyarwanda. Umucyo wagambaniye abanyarwanda no kureba amazuru, ebizuru cyangwa utuzuru simbizi. Uwo ni umucyo wagambaniye abanyarwanda. Sasa ibugambaniye abanyarwanda muzajye mubikura muri vocabulary ngo n'abazungu. Ni twewe abanyarwanda twagambaniye abanyarwanda, twegambanira nta kindi. Tuzabihindura igihe tuzashakira kuyoboka imiyoborere myiza, kubaha abandi. Kuki wumva ko ugombye kwica undi kubera ko atafite amazuru maremare nka wowe? Niba ushaka maremare wowe yagumane, uri afite manene. Niba ushaka manene genda uyakurure abe manene, niba ushaka maremare genda uyakurure abe maremare. Ujye mu kiranda cyawe ubikorereyo. Ariko kuki ushaka kwambura abantu uburenganzira bwabo nko kubera amazuru? Ibyo ni byo bibazo byacu. Abazungu mubehorere, bo baba bashaka igihugu zabo.